haleluya iyurushye iyurewe ibwire Yesu ikibazo aragikemura ati yewe mugaragu. Reka nanone twongere tubahe ikaze kandi tunabashimire inshuti zacu z'akadasohoka, tubasuhuze abanyarwanda muri mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu, abari mu ntara y'amajyepfo, mu ntara y'uburasirazuba, intara y'amajyaruguru n'intara y'uburengerazuba, abari mu mujyi wa Kigali mwese tubifurize umugisha uturuka ku Mana. Tunasuhuze kandi abanyarwanda muri mu bihugu bitandukanye by'isi, abari ku migabane yose y'isi mukunda Umwana TV, ndetse n'abumva ururimi dukoresha rw'ikinyarwanda. Hari ubwo waba udukunda ariko utari umunyarwanda ukaba wumva ururimi dukoresha rw'ikinyarwanda, mwese tubahe ikaze kandi tubashimire cyane. Nejejwe no kubagezaho inkuru n'amateka by'uyu mukecuru w'imyaka 93. Uyu mukecuru ni uwo mu karere ka Nyaruguru, mu ntara y'amajyepfo, mu murenge wa Nyabimata, mu kagari ka Mishungero, umudugudu wa Mishungero. Umukecuru w'imyaka 93, mwaramukunze ku bitangazamakuru bitandukanye, ku mbuga nkoranyambaga, cyane ku mbuga nkoranyambaga za Facebook, za TikTok ndetse na za Instagram. Mwaramubonye aho yagiye ijwi rye ryagaragaye, nyamara burya rijya jwi ryaturutse ku Mwana TV. Bibaye ngombwa ko nyuma yo kumukunda no kumubona twifuje kumubaza amateka n'ubuzima bwe. N'umukecuru utari uwejo, cyane ko muri Ruzagayura inzara yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1943 kugeza 1944, yo muri Ruzagayura ikaba imaze imyaka 81. Uyu mukecuru yari afite imyaka 12, ubwo nimba bamaze kubyumva umukecuru afite imyaka 93. Ariko ni umukecuru wagenze amahanga, by'umwihariko igihugu cy'abaturanyi cya Tanzania yabayemo igihe kirekire. Umukecuru ufite impano by'umwihariko yo gukina filime n'amakinamico. Tugiye kuganira nawe rero, umutege yombi, hanyuma nimba wifuza ko nawe uzamuganiriza uranyura hano ku Mwana TV. Mukecuru tukwakire kandi nawe tugushimira ko watwakiriye. Ndagufatira n'uruvugiro tutangire tuganire. None se bantu b'Imana, iyo umuntu ashaje ko nta bwenge aba agifite, ubu mwagize ngo hari akamaro nkimara, ubyanjye byaruzuye, yewe nsigaranye ndirya gusa nta kindi nakora. Oya kenge uragafite urumva utashubije se. Ubu nta kindi nashobora gukora, singihinga sinkigira nte, ndi umuntu wicariyeho gusa. Ariko rero Imana niyo mugabo ikangaburira, nkabona abantu b'Imana baramfasha, baramputondya da. Komera. Abantu b'Imana baramfasha rwose, oya nta kibazo mfite cyane. Hari abantu bumva wasuhuza mu rurimi rw'igiswahili? Ni mwana wume ni mwana muke. Oya sinzi uwo ushaka gusuhuza muri abo ngabo, cyakora usuhuza abadukurikira mu rurimi rw'igiswahili. Yemwe bagabo mwe ya banaume, batoto banaume hamujambo. Habari ya siku nyingi, mwararaje nyumbani kwenu? Mimi ndiko hapa mtoto wa jike, na mie batoto wa kiume hamujambo. Asante sana banaume. Ubwo babwiye ngo iki mu Kinyarwanda abatumvise ururimi rw'igiswahili? Baraho aba bahungu. Muraho mwa bahungu mwe. Abakobwa namwe muraho mwa bakobwa mwe. Yego. Batoto bagike n'abakobwa. Kiume n'umuhungu. Yego. Ba kiume n'abahungu, bagike n'abakobwa. Harya icyaro mu giswahili bakita ngo iki? Icyaro. Ego narasahabye mbakawa wundi. Narasahabye. Mwibutse ikijijini. Kijijini. Nibyo bise biza. Kijijini. Bise biza. Okay.
reka noneho ubanze utwibwire mu mazina yawe ya nyayo uwuriwe. yewe nitwa Ndayishaba Meresiyana, iryo zina ryanjye data yanyishe. none ndaho nyine ndagakecuru kari aho. ariko abakubonye n'abakubona barabona ugikomeye. twavuze ko ufite imyaka 93 nk'uko watubwiye uti muri Ruzagarura nanganaga n'uriya mwana. turagendekereza dusanga wari ufite imyaka 12, dufashe inzara ya Ruzagarura dusanga hashize imyaka 81, tubona ufite imyaka 93. ariko uracyakomeye. byavuye hehe? byatewe n'iki? byatewe nuko abantu ba kera twaryaga neza, tukarya imitsima y'amashaka, tukarya ibishyimbo bitarimo amazi, tukarya ibikoba by'inka na bya bindi baharaga ku nkanda abantu bambara bakabiteka mu bishyimbo bakanomba ari umutsima w'amashaka. Gombaho gato, inkanda abantu bambara bakuragaho ibyo kurya gute? bakuragaho utuntu bagahara ubundi bakaduteka mu bishyimbo twagafunka bijya babaja mu biti, ugasanga badutetse mu bishyimbo. Inkanda yakorwaga mu giki? mu ruhu rw'inka. mu ruhu rw'inka. noneho rero uwo mutsima n'ibishyimbo ugasanga ni kimwe. tukanywa inzoga bateze umushemburo bawutetse. umuntu ntanywa inzoga bengesheje ibintu byo mu mahanga bigatera inzoka. nicyo gituma abantu ba kera barambaga, tubaryaga ibiryo bibinga inzoka zibica. Nibyo mwaryaga? Amavuta mutazi ibyo ari byo? amavuta turya duteka ay'inka. amavuta y'inka twarayatekaga, umuntu agateka ibishyimbo akadana amavuta y'inka agashyiramo, ubundi agacanira tukaza kurya. nibyo twaryaga nta bindi. Dukomeza utubwire ubundi buzima bwari buriho icyo gihe, byari bimeze gute? mwabagaho mute? byose utubwire. twabagaho umuntu akihingira, nta muntu uvuga ngo arahingira undi. tugahinga ibigori, tugahinga ibishyimbo, tugahinga ubushaza. mbega ibirayi nibyo byari bitarabaho. ibirayi byagiye vuba, ibirayi batangiye kubihinga nyuma. twahingaga ibigori tugahinga n'ubushaza n'ibishyimbo n'ibijumba, nta bindi twahingaga. nibyo twahingaga. Amasaka n'uburo nabyo? n'amasaka n'uburo nibyo mbuto byariho. tukanywa inzoga y'uburo, tukanywa inzoga y'amashaka, nibyo byadutungaga. ugasanga rero umuntu arakomeye. iyo nzoga baba bayenze bayishibije, bagira umwana bati ngwino usome, yagira ngo arayegera ikimyira kigaca mu mazuru agahoboba. ahubwo tukirira imvubu. Yabaga bivuze iki? yarahiye yaratabutse, waturuma ubukumva inzuru riragurutse, ukagira ngo bararitwice. nibyo nzoga twanywaga. noneho rero abantu bagakomera, ugasanga umukecuru arakomeye nta kibazo afite. none ibi biryo turya sinzi ngo ibintu bazanye rero mu mahanga bashyira mu butaka, none ngo nibyo bitumye abantu basaza nabi. ibyo bashyira mu butaka simbizi uko babyita. babishyiramo ngo nibyo bahingiraho. nibyo bahingiraho rero. nibyo rero byatumye abantu basaza nabi, abantu bagira ubumuga. naho kera nta wapfaga kumugara. Komeza tubwire uko mwasabanaga, nk'uko natwe turi gusabana n'abantu bari hirya no hino, tukaganira bakaza gutanga ibitekerezo. mwasabanaga gute? twasabanaga, wabaga ari umugabo agashaka umugore. umugore akaza akabyara abahungu akagira nka 3. iyo yabaga atarabyara umukobwa naka wamubyaye, iyo yabaga yashabwe ntiyamutumiraga ngo ese ndamutumira azantumire. bakumva rero kwa naka havutse umukobwa, ngo nanaka muramwibuka nawe yo havutse umukobwa. abakobwa bari bafite akamaro. umuntu yababyaye umukobwa akavuga ati nanjye nabyaye, ati nanjye nzicaza abagabo hasi. icyo gihe abakobwa babaga babayeho gute? abakobwa nuko bari bameze. nuko rero umuhungu rero akazabaza umukobwa, atabaza umukobwa, se w'umuhungu akajya kumubariza kwa se w'umukobwa. umuhungu n'umukobwa ntibavuganaga. nuko rero se akagenda abagabo bakavugana, bakwemeranywa. nuko bakaza umukobwa akazabona bamubwira bati itegure wa mukobwa yego uzaza gusabwa. umukobwa agakubura rero agategura mu nzu, nuko akanoza. ntabwo yavugaga ati ibyo munkorera ni ibiki? nuko rero akaza agasabwa rero. bukeye bakongera bakagaruka bagatebutsa. nuko umugeni rero
agafata umunsi wo kuzamucyura ku mugoroba rero abakwe bakaza bakamujyana ku mugabo we nuko kera byari bimeze. ubwo no kwidagadura mugasabana niko byagendaga. uwabaga rero yabyaye abahungu gusa ntawamutumiraga yagendaga ajya kuvumba. yari umuvumbyi wabyaraga umuhungu. wabaga yarabyaye abahungu wabaga ari umuvumbyi ntibamuhaga. nta hantu bajyaga kunywa mu mabare kwari ukunywa izo biyengeye. reka turebe noneho tugeze rero gutabarana mwabigenzaga mute nabyo bitubwire. iyo umuntu yabaga yagize ibyago hatabaraga abagabo bakagenda. uko abasilamu nibo babikora mu Rwanda. bakagenda rero bakacukura bakamushingura. ndetse ufite umugore utwite ntiyajyaga mu mwobo. baravugaga ngo nihajyemo abadafite abagore batwite, naho utwite afite umugore utwite ntiyajyaga guhamba umupfu ngo ajye mu mwobo. impamvu yari iyihe? ngo cyaraziraga. ngo nta muntu wajyaga guhamba atwite. byaraziraga no gusakara inzu hejuru y'inzu. iyo abaga afite umugore utwite, iyo yajyagamo barebaga akantu akagiye cyakagobeka mu kenda kenye. akantu ki? akantu kagati maze akagira cyakagashinga. agati gasanzwe. akagira cyakagashinga mu mugongo ngo ahetse umwana. kera rwari urugamba rukomeye cyane. rwari urugamba rukomeye cyane. ngo ahetse umwana nuko rero akabona gushakara. nuko nabonaga bakoraga ukagira umwana we. umuntu wakoraga amakosa mu muryango byagendaga gute ku musozi? abagabo barateranaga bakaza bakamuburanya, bakumva afite amakosa bakamuhana bakamuca igihano, bakamubwira bati uzadushakira urwagwa mu kabindi, byashaka n'ibigage ibi n'ibi. nuko rero bakagenga rero za nzoga abagabo bakaza bagaterana bakirirwa baginywa, nuko cyakirura akaba arakibahaye akagaruka mu bagabo akagaruka mu bandi. nuko byari bibi. abakobwa mwabanaga n'ababyeyi gute? ubwo turi ku mateka yawe nubwo duhana n'ababyeyi. umukobwa akaba afite aho yicarira mu mbere ateka agateka yicaye mu mbere rero iwabo bicaye hariya ku jiko ry'imbere, agateka inkono igashya, akarura agahereza ababyeyi bakarya, n'ubundi nakarura rero agaha bene wabo nabo bakarya, ubundi bagashasha bakaryama. iyi myango nta yari bwajeho. kwari ukuza nkaha bakaryamaho ku muryango hameze hatyo. nta myango. inyamaswa ntizinjiraga? nta nyamaswa zajaga mu nzu. zaratinyaga? cyaratinyaga ntizajyaga. nuko bya kera rero nabibonye wowe ukagira imana we. yego. none iby'ubu reka ntawabona uko abivuga. byarabayobeye. abo baronona. umukobwa w'ubu ugira icyo ukona atwite kandi n'akana, ukibaza ukuntu iyo nda yayitwise ari umukobwa, ukabona birakuyobeye nkatwe twamadigiye kugira ngo umukobwa atwite ari mu rugo iwabo ni urugamba. none ubu rero byabaye gasharaba ntibigitinywa. iyo ubibonye nkawe mu myaka yawe mbibonye numva mbudaho ndigitira nkavuga ntari ko buriya arajya mu nzu wabo yicarira ntibiriya arebane nashe ndishavuge ntari umukobwa koko nk'iririya shishano. umukobwa wa kera yajyaga gutaha akagenda akamara icyumweru abana n'umugabo ataramukubita ijisho. akaza akava kwa sebukwe aryama, ubundi mu mushesho akongera akiruka akagenda akajya mu mbere. umugabo icyumweru kigashira atamubonye. kuzageza rero igihe umugabo amuha amafaranga akamugurira ngo amubone, noneho amuha rero agafaranga umugeni, noneho rero akajya ahabona umugabo akamubona. none rero iby'ubu bazagira bati mbiwanye rwo kugera mu rugo. akagenda agera ku irembo akanga kujya mu rugo, atesha ushoboye aravuga ngo nabaye umugore, atesha ubundi bansheka, akaguma ku irembo. nuko rero bakagomba kuza kuba mukura basaza be bati ngwino, akumva afite isoni. ati ubu ninjya mu rugo shobuja arareba avuga ngo nanjye ngo nabaye umugore ngo mfite umugabo. umukobwa wa kera yarongorwaga atazi igitsina gabo, umugabo nawe akabaho urongora atazi igitsina gore, bose bakabimenya bahuriranye. none abubu barononana. none abubu babaye gasharabo, bararara ku gasozi
nk'ihene z'impeshyi reka ibyo ubu ntawabisobanura yego ni ibintu bikomeye cyane. kera umugabo wa kera muri ayo mateka yawe kandi yaba uriho utubwira umugabo yafatwaga gute, utubwire n'umubyeyi uko yafatwaga. Umugabo uko yafatwaga, umugabo wabaga wenza inzoga ugateka bya bishyimbo ukavuga umutsima. Umugabo yabaga afite ikibo washyizemo umutsima we ukawusatura, wamara kuwusatura ukagira ibisate ugashyira mu kibo cye, akaza ukarura ibishyimbo ugashyira ku mbehe ukamuhereza cya kibo akarya uwasigaje ugapfundikira n'umutemeri ukamubikira. Ejo mukabyuka mukajya guhinga akagaruka ukongera ukamuha ibindi bishyimbo agakora muri wa mutsima agakoza, mutasubira guhinga mwasubirayo. Ubwo rero bwajya kwira rero wa mutsima we mukiba akawurangizamo, yawuryaga kabiri umugabo hakaba n'uwurya gatatu anywa ya nzoga ihiye y'umushemburo. Ni ayo makuru twabonaga. Umugabo akubahwa, mwaba muvuye guhinga umugabo wajya kumugaburira ukabanza ugacana ngo ntera mugabo warira mu kijima. Nibyo abakera bakoraga. Umubyeyi ubwo umugore yafatwaga gute rero nawe? Umugore nawe rero nyine umugabo akamwubaha, abuze ko abana bozaga se, abagabo boza abagore, abagore boza abagabo. Umugore agashyushya amazi rero akoza umugabo, kandi umugabo nta kibazo afite atagwaye, nuko rero akamwoza rero akarangiza, amara kurangiza akaza kujyana amavuta rero akamushiga. Umugabo rero agahaguruka akagenda akaryama, umugore nawe akoga. Bagiraga ibintu, nawe baramwubahaga umugore? Baramwubahaga. Bagiraga rero ibintu ngo bitaga imibavu, noneho bakazabicana ku ruganzo, bamara kubicana umugore akabicana, byamara gufatwa akagenda agatereka munsi y'urutara. Bikirirwa rero bicumbuka uwo mwotsi, akabishyira mu nzu bikirirwa bicumbuka uwo mwotsi. Byari bimaze iki? Ngo byari ukosha mu nzu ngo hahumure. Wakwinjira mu nzu rero kumva harahumura haratamye. Kumva inzu yatamye yahumuye, bya bindi biriwe bacanyemo. Ibyo kera niko bakoraga. Ibyo biti se nimba ari n'ibyatsi biracyabaho? Ni inkuru ngo ni nkurume, ubu byaragiye ntibikibaho. Yego. Kera ntibatekaga umunyu nguyu. Inkuru n'inkururume ni igiki? Inkuru n'ijinka baharaga ku nkanda. Ntago bikibaho. Ibyo ntibikibaho byararangiye. Yego. Ubwo ubuzima bwawe rero icyo gihe uri umukobwa, ibintu wangaga ni ibiki kandi n'ubu wanga? Ibintu nangaga, navugaga nti jyewe umuhungu aza akambwira ngo turarane, numvaga ntabikora. Ntarashaka umugabo numvaga ntabikora, kugeza n'ubu ndinze nsaza nta wundi mugabo turararana. Nta wundi mugabo uzi mu mateka? Ntawe. Nareba rero umukobwa twite nkavuga ntari kumana biriya ni ibiki koko, nduriya ni umware ni umukobwa, ngo se na nyina bafite umwana, nkumva rero birambabaje. Iby'ubu rero byarayoberanye, byabaye urugamba n'intambara wa muntu we. Tubwire rero, mwajyaga mwumva radiyo, ese mwabigenzaga mute? Nta maradiyo yariho, nta maradiyo, amaradiyo aje vuba. Kera nta maradiyo yari ahari. Ibintu bitaramiragaho, abakera baga bifitiye intuje, inanga bacuranga, bagacuranga inanga, bagatamba, bakabyina, ariko nta maradiyo yariho. Mwumva n'imyironge? Bakavuga n'imyironge, bagaca imigani, bakaganira, bakabyina. Bari bafite imbyino babyina za kera uruyego, nuko ugasanga n'ibyo kera byakorwaga. Naho ibyo by'amaradiyo shwi nta byariho. Ubu mu mbyino mwajyaga muririmba, hari izo wibukamwo? Barabyinaga ngo wararaye we, naraye ku rutabo na mudende, naraye shari ndabashinga ngabo ya Kimatware na Rutwaza we, ntabajyana ngo yiba abantu bajyana, ngo umugore yajyanye n'umugabo, umwana akajyana na nyina, ngo ishyari ni ishyanga, gubyina naryo ntakura ibirenge, n'ikiye ntabajyana. Nuko kera babyina. Yego. Byari byiza cyane.
ayo mateka nk'uwagira gutyo ukabona ibintu arabihindurije arabigaruye koko wabyishimira nuko rero abagabo bagashyigukira muri ubu bakabyina imidiho abagore bakabyina imidiho maze ukumva rakarakarakaraka nibyo bitaramo bya kera byariho kwari ukubyina aho bacyuye ubukwe aho banyweye bagashinda bakabyina n'ibyo mbyino twabyinaga kera kwiga kwari kutaraje aho rero kwiga kugiye ubu rero ni ukujya kwiga nta bintu ibi byuma mwajyaga mwumva babivuga nko mu mateka yanyu hari ubwo byajyaga bica mu matwi cyane nabyo ntibyavugwaga ntibyabagaho ndavuga kera hari ubwo wajyaga wumva bavuga ngo hazazaho telefone hazazaho radiyo hazazaho iki hari ubwo mu mateka hari ibyo wajyaga wumva oya ibi nabyumvishe vuba cyane bavuga ngo haje ngo amatelefone ngo haje amaradiyo niyo yanabanje amatelefone yo yaje vuba ubu rero uri kuganira n'abantu benshi ibihumbi byinshi mu by'ukuri ntabwo ari igitangaza mufate uyu mwana we kutuderanje nari ndiho nkubaza ni ubu ngubu nubwo ari igihe twicaranye ariko hari abandi baguteze amatwi ubwo bishatse kuvuga iki wowe urabyumva uti ibyo bintu koko baravuze ngo ubwenge buzagwira yego ibyo byaravugwagaho batangiriye kwiga bakavuga ngo ubwenge buzagwira none rero n'ibyo byacu ubu baraganirira mu byuma umuntu yaganirira mu cyuma undi hakurya akaba arumvishe no hakuno bose bakaba barabyumvishe kandi kera waganiraga n'umuntu muri babiri ari we muhagararanye uri hariya nka hariya hirya atumva none ubu ibyuma byaraje ntawabona uko avuga ubu amajyambere yaraje wabonye ingoma nyinshi ariko ingoma wabonye ikagutangaza ukabona ibintu iyi ngiyi ibyayo byarakuyobeye ibintu by'ikoranabuhanga uri kubyibazaho cyane byaratuyobeye rwose bikatuyobera tukobega uko bimeze ariko cyane cyane nanone byagiye bishimisha abantu yego abaperezida bagiye babaho yabayeho Rudahigwa baho hajyaho Kayibanda baho hajyaho Habyarimana ubwo ingoma ya Kagame yarengeje izindi ngoma zose mu biki mu rukundo yaradakunda abantu akunda abashaje akunda abakecuru nuko rero abakene arabubakira abakene abahinka umuntu yari kujya apfa nta nk'igeje mu rugo rwe abahinka baratunga ubundi abakecuru n'abashaje akabohereza akabando bakitwaza akabaha udufaranga bakarya ntakanyagwe adahore ku ngoma adaveho ko ashaje igihe cye kirangiye ashaje ntakanyagwe rwose yakoreye abantu abahinzi abahinka baha akabando bakitwaza abashaje ese usibye kumwumva wari wamubone n'amaso yawe yashi ndamubona ndamwumva ariko Imana izamuha umugisha ntakanyagwe nujya ugira inzozi iti rwose uyu mugabo wambumpa nkamukora mu kiganza hari ubwo zijya ziza yantigiza zirajashe namukoramo duhuriye hehe umva ubushingenda nk'ubu niba yenda yaza naha indago she nahagera ngo ndamureba mukore cyakora ku mashoto ho njya mubona ku mashoto ku mashoto bya bindi bashotora ho njya mubona nkamubona umugabo mwiza muremure w'inzobe njya mubona ariko yaje no mu ruhero warabimenye yarahaje icyo gihe nari ndwaye sinagiyeyo yarahaje abamubonye cyangwa bagiyeyo baje bakubwira ngo baje bavuga ko ari umugabo mwiza koko kandi nanjye ndebye mu ifoto ye mbona ari mwiza nta kibazo afite akunda abantu dusubire inyuma rero uyu munsi radiyo zaraje mutangira kumva ikinamico mukajya mwumva amakuru waje kubikunda ute kumva rero amakuru y'ahandi ibi rero aho nabikundiye nk'uba wifitiye nk'umuntu ari mu Bugesera wajya kumva ukumva araguhamagaye ati muraho akumva amakuru akakubwira haba ari n'icyo ari buguhe ukumva atewe ati ngushyiriyeho agafaranga ati tuzagende baguha umubare uyu n'uyu bayakudani ukabona wa mubare yakubwiye niwajyanye nabyo ni byiza twarabishimye ni amajyambere none rero ukina filime ni ibintu wari wumva gukunze kera ni ibintu bikujemo ubu tubwire nabyo numvaga mbikunda nkumva nikundira kuganira nkaganira rwose
kera urabona twajyaga muri ibyo biterane tukaririmba tukihana tugashima Imana nuko mbega nyine nkumva ibyisi byose ntacyo nanga nkumva ndabyikundiye nibi rero nabyo babivuga numva mbikunze nkavuga ntiwabinyegereza ngo mbiganire nanjye tuganire nabo babivuga ubu rero dore abantu barashaka ko muzajya muganira cyane cyane abanyamakuru bageza ijwi ryawe kure ese urabyishimiye koko cyangwa wabikora kuko ubuze ukugira Oya ntashobora kubikora kuko mbuze ukungira ndabyishimiye nabikora ukunda kuganira n'abantu nkunda kuganira nta mutima mubi mba mfite ngo ndananirwa kuganira n'abantu nabuzwa n'iki cyo kuganira n'abantu nkiriho ukiriho araganira iyo umwuka utaraherwa ndabikunda cyane ndabikunda rwose naganira ese uramutse uganirije abantu ku bintu bimwe bigiye bitandukanye ahantu wumva wakubita umwotso ku bintu wumva waganirizaho nk'abantu ni nk'ibiki ibintu wumva uvuga uti rwose iki kintu numva aricyo nakubitaho umwotso kirambangamira se cyangwa se numva kidakwiriye ni nk'igiki wumva rega nk'ubu nyakugira Imana ikibangamira umuntu hariho indirimbo ivuga ngo kwihana turihana uretse kwanamiza ngo genda umunyabyaha ruharwa ikintu kibangamira umuntu ni ukubona ubu abantu bashenga bagashenga Imana ariko ntibagire urukundo ukabona umuntu aranga undi yamureba akavuga ati nakuriya yiba atarariho ukabona ntamufitiye urukundo kandi ashenga Imana ibyo rero nibyo bintu bimbangamiye cyane ibyo bintu bimbangamiye ndeba abantu bari humbona nta rukundo bafite uvuze ibyo hari umuhanzi wavuze ngo dore ndashaje imvi zabaye uruyenzi ati sindabona umusaza umukecuru wanduranya atari abato baranduranya bikomeye cyane nkanjye yandeba turabona ririya shyano ry'agakecuru ko gapfa ngo bakajike kandi ntangaburi ashinga ibyo shingirane ariko akandeba akagiginywa nkavuga nti Imana ntubuse muhombe giki cyatuma nyangaruriya rwango kandi muntu w'Imana birahari birahari uvuze urukundo muri kino gihe urukundo rwarakoje ariko byagera mu ngo ibintu byabaye ibindi ngo zubatse ugasanga no munuko urukundo ubu rwarakonje nta muntu ukivuga ati nakarakabaho ariko kera abantu bari bamwe nk'ubu bagatumirana uyu murenge wa Mishungero wose umuntu yabagize nk'inzoga agatumira abagabo bawuriho bakaza bagahurira hamwe bakanywa barangije bagataha abagore nibo batumirana none rero ubu ngubu aho byagiye ubu abagore barajya mu ibare n'abagabo babo bakararamo ari umugore ari umugabo bose bakararayo n'abana babo bakajya mu gicuku ubu nta mugore ukimenya ko agira urugo umugore bwagorobaga ari mu rugo nta mugore wajyaga guhaha ngo ageze nimugoroba ataragera mu rugo ariko ubu umugore ageza saa tatu ataragera mu rugo akiri mu isoko banywa ibihugu byarayoberanye ibihugu ni ibintu bibi cyane nta wabishima ni urugamba mukecuru ubu rero ayo mateka yawe ni meza kandi ni amateka adasanzwe cyane kubona umuntu nkawe uvuga ibigwi by'imyaka mwagiye munyuramo ndetse ukanabigereranya n'ubu kuko ubibona ni ibintu bidasanzwe ibitangazamakuru byinshi n'imbuga nkoranyambaga niko tubyita byarakubonye uvuga uti reka abadukurikiye mwumve rino jambo umuntu abaza n'abakobwa 20 bamwanga ariko akazagira igihe ahura n'uwe wagiye ukabaza ukwemera utakwemera ukamwihore abakobwa barabuze niba warababuze muzaze mu ndeshi mu ntwari yewe si umukobwa muranyumva mwabashore wuzumva abakobwa baramuhakaniye azaze nyirehereye ngira ngo mwamaze kuryumva mukecuru iri jambo wavuze uti abahungu ntibakababare ngo babuze abakobwa hajya wavuze ndavuga se none se umukobwa ni umubaziza akanga ukabaza undi akanga niba abakobwa baraguhakaniye uririrwa mu Rwanda se noneho wamutwara atagushaka
mwihoreye niba atagushaka ubyareba undi nubona umubuji uryanyitwari ryose ndi umukobwa hari ibindi se iryo jwi ryawe rero ryaragiye rijya kure abari hafi n'abari kure abari mu mijyi yo mu Rwanda bose bararyumva byo wabyakiriye ute kuba turiho tukubwira iyo nkuru nabyakiriye neza nyakugira Imana ubu nkunda kuganira ngakunda gukinisha utwana nabona utwana nkadukinisha nkumva twanshekera maze nabona twatundi dutoya hoho ntimukomere marayika muraho mukumi muraho kumiri banyita ngo ndi kumiri ngo ndi makumiri nuko rero umwana nzakugurira irindagiye ndi w'igitamba mbuguri nanjye nzaguha umugati ndi nuko mukomera abamarayika ntimwebwe muri abamarayika beza cyane nuko nikundira abantu nkunda abantu nkuba ari we wese namuganirira nkabona nta mutima mubi mfite ariko nareba nkabona abantu babaye ibikoko abantu babaye ibikoko wareba ukabona umuntu arakurebana umujinya wahita ku muntu wagiye uti mwaramutse kandi waruzi uko agamba ibintu biriho ubu byabaye bibi ubu rero abantu benshi barifuza ko muzajya muganira kandi rimwe na rimwe ukava hano ukajya kure si Kigali wari wagereyo Kigali shimpagije ndahagera kuva hano ukagerayo harimo amasaha ageze kuri 5 wajyayo nta kibazo wagira mu modoka ujya ntacyo habe na gato nta kibazo nagira mu modoka gese njya mu modoka ngo nduke yego twavuye aha tujya muri Tanzania tugenda mu mamodoka no kugaruka twagarutse mu modoka turada turinda tugere yego indago niho imodoka yatugejeje reka dusubire inyuma rero tukubaze no ku buzima bwawe imyaka 93 si imyaka mike ufite abuzukuruza ubanza n'ubuvivi tubwire ufite abana bangana iki tubwira ayo mateka nayo tuyatwara ya abana she wagira ngo abana she nabashobora yego ni benshi nk'ubu abana nabuzukuru nibo mfite benshi ariko abo nibyariye mu ndange nabyaye 11 hapfuye 5 abahungu 3 n'abakobwa 2 ubu hahagaze 6 nibo baraho abakobwa 3 n'abahungu 3 nabuzukuru ubu hari nabutazi yewe gaye ni inyanja komera ni inyanja kinyarwanda abantu bagiye bacyumva ni inyanja abuzukuru ndabafite cyane abuzukuru barahari naho i Kigali barahari babiri banjye barahari yego bajya bampamagara nuko rero nagira ntindayiranyishe none se wazaje tukakwitungira nuko akambwira ngo yewe ngo ngaho ngo nkohereje 50 ngo uzagende bayaguhe nkabona barayandaniye nkagura agafuna gakoma nkawe nukuri nta kibazo mfite gose kuri abo bana bari i Kigali n'abana beza Imana ibaho umugisha rwose baranyibuka Imana ibaho umugisha ndibana mujye muhahira abandi baburiye ndidoriyo mbatakambiye mu ndwanaho ni nayo mpamvu bagira uwo mugisha bakabona aho bahera nabo baguha barampa rwose shingiye kubatera urubwa ntacyo badakora mu minsi yashize twasanze uri no guhinga amashaza none twabonye yanakuze imbaraga kw'abakecuru bangana nawe Ezira Mpyisi ni wavuze ati ibindi bisaza bingana nanjye byarahwereye atari kugenda none nawe ko abakecuru bangana nawe batakeguka wowe ni ibiki bigutunze muri iyi minsi turimo muri bya biryo wavuze biko nanjye nukundwara ikintu kimpekenya mu mutima nkahambira ariko nyine nkareba nkavuga ntubushekera kera umubyeyi yarabyaraka yamara gushaza abana bakajya baza bagahinga ubushaza bakazahinga ibigori bakazaza n'ibijumba bagatabira none rero ubu nta mwana ugihingira umubyeyi we umubyeyi niwe wirwanaho atakwirwanaho agapfa nkavuga ndubushe ko bana n'utwana mu nzu ubu bazatungwa n'iki batungwa n'iki nuko rero nkagenda rero ngakubita nakumva rero umuriro wacu mu bitugu agashuka nkakajyana nkakarambika imuhira nkiyicarira bugacya bikananira bugacya nkongera ngashogashoka nkagenda ngakubita nkumva umuriro urace mu bitugu agashuka nkongera nkakagarukana ari uko
nkabona babana ntawugize ateye hari aho uriya mukecuru ngo tugende tuhamukubitiye harangira none se nagirane nyatungwa se ni komera abo bana banjye se bagiki nuko mbayeho umuntu w'Imana. ubwo wakenera kukunganira kugira ngo usaze neza utananduranyije cyane ko nubwo wumva ushaje neza wakenera kukunganira wigeze kuvuga uti muzehe Kagame yarakoze ariko hari n'abandi bagera ikirenge muke kandi bakunda abakecuru yakunganira ku giki yari yaratugaburiye umusaza akiraho bakaduha agafaranga buke umusaza arashaje abarije basubiza aho yari yanditse baranyandika barama ariko byageze hagati rwa rwangano baranyaga ngo je mfite abana bantunga ngo bankura ku mafaranga ubu ntabo bakimpa barayanyaje. ubwo nyiri gutanga amafaranga iryo jwi araryumvise uko byamera kose nyiruku kuvuga ngo arategeka ngo muri aka kadugudu yankuyemo. ubwo mvuze Kagame watanze ayo mafaranga we amaze kubyumva iryo jwi araryumvise ahubwo turebe undi muntu wakenera nko kukunganira muri bwa buzima uvuga uti umukecuru wanjye n'ubundi mushajishe neza ushobora kuba wenda mu rugo nta nka ihari ushobora kuvuga uti wenda nkeneye akarima najya nkuramo utuboga aho ahantu yakubita umwotso ni hehe hakubitwa umwotso harahari yego ndi habuje uretse nk'ubu wakenera kugira icyo amarira akampa agafaranga se najya ngahuhinga komera najya ngaho umukozi agahinga akahinga nuko rero nkongera ngahundi no agatera agatabiri yego ubwo se hari ikindi nta kindi ubu nakenera agakozi kankorera kuko ntakibashije kwikorera. Yego ufite amateka meza rero kuva twayatangira umuntu yumvise ibigwi yumva ubuzima wanyuzemo agira amatsiko yo kukuganiriza cyane ko burya ikintu cyiza abantu benshi bagitega amatwi none ko abantu biteguye kujya bagusura rimwe na rimwe bakakubwira ngo dukorera aha n'aha uzaze bakagutumira uzagira imbaraga. Eho ndumva nshoboye nzagenda hano nimba bwende se nahagera ubaganire yego aho ndumva nshoboye nzabwira ni munjyane ariko ndashoboye mbabwentoya ntaho se nzagenda. Yego reka tugushimire rero nimba mu byo tuganiriye wumva nta kantu wenda kagusobwe wowe ukaba wakongeramo ntako n'utwo ngutwo n'utwo ngutwo tuganira utundi tuzatuganira ubutaha amagambo ntashira umuntu arayacumbika akazongera akayaganira abantu mujye mwiga ikinyarwanda mukabyara arongera ntarekwa amagambo ntashira ntarekwa umuntu arayacumbikira akazongera akayaganira. turagushimiye rero umwanya mwiza waduhaye kandi tukwifuriza amagara mazima rya jambo twasanze abakuru n'ubundi mukoresha. Amena nuko rero ubu kera nkibashije twanyuraga mu mashuri tukiga nakubwiye ko twagendaga timu tukamara icyumweru tukazagaruka twishima ngo twagiye turabare tugabutse turabare n'ababyeyi ntibagira icyo bavuga ngo ariko umukobwa agenda amara icyumweru ku gasozi ngo azongera agaruke bari baraturetse bavuga bati bariya barihanye kandi ikibazo nta kizababaho kuko nta cyatubayeho. None rero umuntu w'Imana Imana yonyine niyo itanga ikananyaga ntawunyagwa n'utamugabiye. Imana yagabiye umuntu nimunyaga ariko kunyagwa n'utakugabiye hari igihe agira ingaruka. Ushatse kuvuga ko abakobwa bo bakwiye kugenda nk'uko mwagendaga ntabyo babona ntibazabishobora. Abakobwa ubu bararumbye babaye ihene z'impeshi abakobwa ubu bararumbye ntibazabishobora. Reba arabyirutse arahura n'umuhungu ngwino tujye kunywa bakajyana mu ibare bakagenda bakanywa bakajya kurya ya migati bakajya kurya ya mikati bakarya izo nyama bakarya iki nuko rero barangiza bakanywa bagashinda ashamenye igihe yamurambikiye hasi ntabimenya. Iyi n'abakobwa ba kera banywaga inzoga y'iwabo mu nzu
yarangira nuko bakazongera bakenga indi ibiryo akarya iby'iwabo mu nzu ntavuge ngo hari aho bateka bajya kurya nicyo cyishe ibintu. Yego mubye tugushimire cyane, amateka yawe ni meza cyane, Imana iguhe umugisha. Yego tubashimire namwe nshuti zacu z'akadasohoka. Twariho tuganira n'umukecuru w'imyaka 93 n'uwo mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Nyabimata, akagari ka Mishungero, umudugudu wa Mishungero. Ni umubyeyi udasanzwe ufite amateka meza, ni umubyeyi ufite urugwiro n'urukundo, n'umuntu muganira ukamutega amatwi ukumva urizihiwe. Ariko kandi mwaramukunze ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Uyu munsi twabazaniye amateka ye, birashoboka ko nawe wakifuza kuganira nawe. Nyura ku Mwana TV tumukugezeho muganire, nimba ushaka no kumutumira ku bitangazamakuru byandika n'ibikora amajwi n'amashusho, mwese muhawe ikaze. Abifuza kumwunganira kugira ngo asaze neza. Sinzi impamvu mvuga kino kintu kuko nkunda ababyeyi bageze muri runo rugero kandi baba bakeneye amaboko yacu. Abanyarwanda baciye umugani ngo urukwavu rukuze rwonka abana, kubera ko igihe ageze ntago abasha kwikorera. Tadukwiye kumwunganira cyane ko aduha ibintu by'ingenzi dukeneye mu buzima, dukeneye kumva. Abahanga bavuze ko abageze mu zabukuru ari inzu z'ibitabo. Nimba tumwatsa aya mateka tuba dukwiye kuyabika, ariko tukayigiraho ntituyabike gusa ngo abaho ngaho, nayo gutekerezwaho no kwigaho. Mbashimire cyane, ariko kandi mbabwira ko ibiganiro byacu nakagaruka. Muzajya mumubona abana bifuje gukina filime mukunda muri benshi, ariko kuko ari abo muri kano gace kandi bose bakaba batambuka ku Mwana TV, umukecuru yifuza kwishimana n'abana nkuko yavuze ati nikundira abana. N'umubyeyi nyine mwamaze kubyumva, niyo mpamvu akunda abana, akinana nabo. Muzajye mureba izo filime, wandika uti bikomeje kuba bibi, wongereho Umwana TV kugira ngo ugende ureba amashusho n'amajwi y'uyu mubyeyi. Mbashimire cyane, mbifurize ubugingo n'amagara mazima. Nitwa Emmanuel Kanani, ibiganiro byo ku Mwana TV nakagaruka.